ariko impamvu navuze ririya jambo nabonye hari n'abagakase barakangarurira ngo Rugaju ngo batubwije ukuri ngo nuko abantu batumva ngo nyongo baragututse ngo nyuma ngo barakugarukira. Icyo nari ndimo ndavuga nari nkizi, nari mbizi neza ko Rayon Sport in house imbere iriya ensan vapa nari muno navuga ngo fix that problem kiri mu ikipe. Don't put much focus mu bintu bimeze nko gukinga abantu ibintu by'ibikarito ngo twebwe ngo match ngo kuzuza ngo APR ngo tuyirusha abafana ngo who are you fooling? Uri kwibeshya. Lorenzo maze igihe mvuga ijambo rivuga ngo tujye tuba abagabo twibwiza ukuri, kuko nibeshya nje nibeshye ko ndi kubeshya Lorenzo. Urugero ibaze ndamutse ngenda na Lorenzo dukorana nkambwira Lorenzo ngo ubu ndeba nge sinywa itabi cyangwa sinywa urumogi, Lorenzo akabirivinga ko nta nywa itabi cyangwa nta nywa urumogi, ariko wagera mu rugo ariko nkaba ntwika ibihaha byanjye ndi mu rugo. We am I fooling? Ushobora kubeshya abandi ariko iyo ugezeho nawe wibeshya. Yego. Ikibazo rero cyari ryari muri Rayon Sport, icyo ngiye kugarukaho kintu muri press conference ya Robertinho. Nge niho mpita ndeba mbere yo kugaruka muri match, reka mubwire ko yatuye. Ikibazo cya mbere Robertinho, kubera iki ikipe ya Rayon Sport yakinnye nabi ku buryo mutigeze mubasha kubona resultat? Ikibazo cya mbere yakigaruye muri mercato yo mu kwa mbere. Uko yavuze? Yego. Yavuze ngo Biramahire Abedi ntabwo akina umwanya ubundi asanzwe akina, mukinisha ku 9 ariko ubundi Biramahire no muwinga uca ku ruhande. Keve yabivuze kuri nyuma ya match ya derby, yaravuze ngo mfite foro nganye, yarazi guhagarara nka nimero 9, nzi kumukinira inyuma, nzi igihe muha azi kunyakira baro. Aravuga ngo ubu siko bimeze. Yego. Baro singira uwo nyiha, singira uko nyitanga, singira uyaki. Barabihurizaho nk'abatoza. Ejo mvi Musanze navuganye na Haji Kanyabugabo mu kwa mbere, babizi ko yarabishyushyemo n'ibintu bya Amerika barimo aragerageza bagereza gushakira Rayon Sport abakinnyi. Twavuganye twibukiranye ikintu kimwe, mu kwezi kwa mbere mwari mufite amahirwe iyo gukilinga season. Yego, yo kongeramo abakinnyi, mugafatira ku manota 5 mwarushaga ikipe y'umukeba, mukongeramo intwaro. Abayobozi barabyumvaga, bari babisezereje abafana. Kuki batabikoze icyo gihe igikombe mwarakirekuye niyo mwagitwara muri sezo? Ntabwo mwamukidizavinga ko mufite ikipe itadizavinga ngo twari igikombe. Ntabwo ikomeye. Niba umutoza wawe akubwiye ngo munyumve neza tujyane ngo umukinnyi ndi kumuhengeka, tuzi urwego rwa Abedi ndashaka kuvugaho, ariko ruri hasi rutangana n'icyo wako expectinga ko mwataka wafasha Rayon. Now naramwaje ngo none coach kufite umukinnyi waguriwe mu kwa mbere witwa Jalo rutahizamu tipike nimero 9. Abareye umwongere mwibuke ko mu kwa mbere babaguriye Jaro, babagurira Asana adakina n'ababazana na Dafi. Umva ukuntu yabivuze. Press conference ni nziza ziba mu kuri kose. Yego. Yarambwiye ngo exercice anaerobi na exercice aerobic byose ntabwo ari ku rwego rwiza. Ndabisobanura ubwo wajemo poya coaching. Iyo tuvuze exercice anaerobi ni ibintu biri physique ukora byo gukomeza muscles, guterura ibiremereye bona abakinnyi bajya mu gym. Mu yandi magambo Lorenzo, imbaraga z'umubiri z'umwana afite imyaka 20 aracyari muri phase ya formation, ntaraba mwiri ku buryo ajya muri competition ngo biratandukana. Narabisobanuye ubushize ko hagati y'imyaka 6 na 13 ni initiation. Ibira twese twakinaga karere primaire. Hagati y'imyaka 13 na 17 ni pre-formation. Hagati y'imyaka 17 na 23 ni formation. 23 kuzamuka uvuye muri academy bugiye muri competition. Cyo bafite na bagayogo byanze nyine. Birashoboka ko umukinnyi imyaka
wenda nka baramine ya mari ba Messi kuriya bagiye baza mbere ziba ari exception. ashobora kugira impano Ziba ari idasanzwe exception. ni no mpamvu natwe Bakinnye twese imikino myinshi cyane dutungura bakiri bato. Ziba ari bikadusiga exception. twatuye umwana w'iyi myaka akora bino bintu gute niyo mpamvu bukaye graduatinga twese tukumirwa babita pepite yes ariko uzanye umwana wa venta wakaba ari muri formation akiri muri akademi umuzanye kuba rutahizamu wa ekipa ishaka igikombe muri shampiyona title charge amezi abiri ya nyuma exercice anaerobi ziramunaniye Ziramunaniye. guterura ibiremereye ibi by'amapine basunika ibi by'ibintu babazirika bagakurura abdomino n'ibiki kugira ngo byose. akomere nyine N'amatako abashe neza. kugira imbaraga zikompeta none zatanze urugero rwa bagayoko batangiye bamukinisha iminota 30 ya nyuma abantu kubera kutamenya umupira barasakuza ngo uyu mwana ngo uyu mwana ngo bamwiba umwanya batangira kumukubita match Yabanjemo bita yaragudutse Yarapfuye. ituru yose yarasinziye byaranze niko bigenda fata wa mwana uziga muri kaminuza mu wa mbere niwe jalo cyane izo mbaraga nase vugisha Ntafite imbaraga kuri zo- deribi uramushyira imbere ya krema uba ugira ngo kina za jido krema uba wibarangura kuriya narwaye inusureshya n'igihugu cyose aragahirika agakuramo ni ukuri k'umupira exercice aerobic zo ni ibi bintu bakora nko mu majimu Yego. byo kwinjiza umwuka biriya bifasha nyine Kugira soufre. mu kugira ngo ibihaha byawe bityare bikore neza amaraso atembere neza nibyo bizana endurance ni nabyo bizana resistance Yego. ni ukuvuga ngo biguhereza umwuka mwinshi kuriya tujya tubanga abakinnyi bafite imyuka donc ukaresista mu kibuga ukaba wakora ikintu kandi kuri vitesse nziza umwanya munini ibyo byose nakubwira bivuga ko ngo umwana Jaro afite nta- kapasite nta yo na kuguha iminota wenda 30 myiza aracyari umwana umubiri uracyakura nawe Uwo niwe urashakanye bamuguriye. ugiye kumuhereza ibihumbi ngo 7 Uwo by'amadolari niwe izo baguriye. ni miliyoni 10 Uwo ngo niwe niwe baguze. uje kuri rescue y'igikombe mu ibyo uri cyongereza gukora ibyo uri Kwezi gukora kwa mbere. urabizi neza warabwiye abafana ko ibyo uri uzazana gukora umutahizamu wa mbere mu karere kwizigira tujyane neza ibyo uri gukora ni ukubeshya ukwishuka. bimwe navuze Lorenzo Nawe uri ngo kwishuka. sinywe itabi nagera iwanjye nkitwika ibihaha kwibeshya ibyo uri gukora uri kwibeshya kuri gushuka media ngo uceceke uri gushuka abareba ngo bakomeze bagendere mu kigare ariko urabizi ko nta mukinnyi waguze urimo urakora ko hari impamvu niba waratekereje bayo hari impamvu bayo yisanze muri ashidodi muri israel Yeah. muri premier division niba bayo ari rutahizamu wa uganda cranes hari impamvu yambaye jezi ya national there is a reason behind cyane ashobora no kuza bikanga mu mupira bibaho Wagerageje, ariko icyo uba wakoze nta kinyoma ntiwibeshye Ntiwibeshye. waguze umukinnyi dira twese uzaba twemera desi ufite imyaka n'ibyangombwa myiza uzaba desi kimwe n'abandi bose kimwe n'abandi bose nk'uko na za real byanze kuri hazari ariko real kuri hazari ntabwo perezida agiye gucuza ngo wayi Wa, kuki no, no, nakoze no, iyo yarimo abakinnyi investment beza ku isi. no uba ubizi ko afite ubushobozi buza gukora icyo kintu wamuzaniye Yeah. nawe ukoze rokritoma mbi yanavuze ko basane ngo nabo bataragira fitness Yego. mwarabonye kuriya dafe yakina igice cya mbere gusa igice cya kabiri bahita bazana roje Yaravunitse. kubera ibibazo by'imvune n'ubu bagiye bazana abakinnyi badafite fitness ndaguhamiriza ukuri ko none sasana ngo ntabwo afite fitness ntabwo afite fitness asana nawe ntabwo afite Ntayo, fitness ntayo. yarabivuze azagira gute se yirarira mu kabari waho none se si ibintu tubona twese disipurine hanze y'ikibuga azagira ntayo umukinnyi ukiza waje mu kwa mbere yibera mu kabari yaje mu kwa mbere yibera mu kabari asanana na mugenzi we basana hari n'undi banyeretse umuseyi kwini ewa ni ibintu nirebera ni abakinnyi babiri umwe ari muri polisi undi ari muri reyo ushobora kumbaza ngo ibona wagiye bafite icyana gifite nyashi bapfa ni isasu ninde wanyeretse iyo fotora abakinnyi baje mu kwa mbere atatangira no gukina Ninde wanyeretse iyo Birajya mu foto? kabari. so ni ukuvuga ngo ni hiti mu kwezi Claude kwa Hitimana mbere- twarimo tuganira arimo mu anyereka iyo kwezi foto kwa mbere igihe Rayon Sport yari ihawe ngo bapfa kumukoza agapurimiyo yatsinze birajya mu kabari umutaramu ngo aba yigendeye simvuga amazina reyo abayobozi Bikomeza. bagiye gutegura mace mu kagera aba bana ba basane na basana birariraga mu kabari kirangiye Biremera akabyesha. gusa icyo rero Yeah, tuvuga yego. iyo udakoze ibyo bintu ukaza muri match ugahora na mukura ndashaka guha credit ubuyobozi bwayo mukura itsinze aperi indi match aperi yarabatsinze itsinze rero match are retour yanganyije na AS Kigali yakubise polisi Cyane, ihuye cyane. ndashaka kuvuga kino kintu ibyo ntabwo ari agisida mukura yari imaze ibyumweru bibiri itegura reyo bari bafite prime y'ibihumbi 150 cyane mbere ya match ya reyo akarere kari kabahembye ikipe ya mukura ni ikipe idafite ikibazo cy'umushahara bafite payroll ya miliyoni 14 mukura yaguze abakinnyi bagera kuri 11 miliyoni 57 iro kiritoma ya ekipe yose njya cyane rwose
vraiment naje ndi kuri telefone nganira abitwa ba Abdul Jalil bariya mubona nganira baguze amafaranga atagera kuri ngira ngo miliyoni mwabibonye tugiye gufata ikawa hano hasi naganiraga na Musoni hari ijambo nabwiye ubushize Ruvuyanga abitekerezo kundi ariko Lorenzo naje kumusobanura muri Magic Lineup ubwo waze no kumva saa moya kugera saa 4 z'ijoro kuri Magic FM ndimo ndamubwira ngo kubera uburyo nkunda umupira iyo mpuye n'umuntu turi muri serivisi imwe ariko umuhanga ndamukunda reka mbivuge ukunda Musoni nakunze ubwonko bw'uyu musore witwa Musoni nkunda umuntu ukora ibintu neza bisukuye ubona biri by'ibisirimu kandi bitamuhenze ijyana na APR ku isoko APR gatanga miliyoni 100 agatanga miliyoni 10 bakazana abakinnyi banganye uyu mwana w'umusore nimba bwango ni umwana nuko nanamuruta ni petit frère ibintu bitwa ba ni mutoya ni muto ibintu yabwiye ba Abdul Jalil narabyumvise ndaseka mu kwa mbere uyu murumuna wacu yaragezaniye umusore witwa Samson umunyanijera watsinze rero Samson oya yarara ni bari yarara ola duso nane watsinze ejo bundi mukura ya match amukura heruka bimuye bakina ya gorira ne watsinze umva rero ukuntu bari babimenye bose inkuru afone nganyizwe twigendera ngo baricaye baravuga bati reyo turabizi neza ko nta rutayizami ifite uzi ikintu bikoreye defensively baravuze ati Rushema wowe genda uhengamira ibumoso Zuberi ajya iburyo hanyuma turasigarana na Jalil arasigara afashe rutahizamu arabe kumwe na Ishimwe Abdul hanyuma hagati turahita dushyiramo abakinnyi batanu harimo aba wing back babiri na batatu muri mediane abo batatu muri mediane uzakaze